Reka nongere mbahe ikaze kuri channel yanjye Miss Theoni. Reka nongere mbasuhuze, mbifurize kumererwa neza, mbifurize kugira ubuzima buzira indwara. Ni muganga Theophila nanone ugarutse muri bya biganiro bivuga ku buzima, muri bya biganiro bivuga ku ndwara, aho buri wese yisanga akabaza ibibazo agasobanuza kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Uyu munsi ronje kubabwira ku kintu bita urupfu. Ese aka kanya wakubwira ko iminsi usigaje ari nk'amezi 3, wabigenza ute? Wakora iki? Niki wumva cyihutirwa waheraho? Niba rero ujya utinya kuvuga kuri iki kintu, nimba ujya utinya gukora ngo usigaje iminsi mikeya, ibi ntago ari byo, ahubwo gutekereza ku rupfu cyane bifasha umuntu kugera ku ntego ze, bifasha umuntu kwita ku buzima bwe kugira ngo n'icyo gihe nikigera azagire iherezo ryiza. Ikaze rero mu biganiro byacu, mu kanya tugiye gukora live ivuga kuri iki kintu, uyikurikirane wumve uburyo abantu dutinya urupfu kandi n'ubundi tuzapfa tutazabaho nk'umusozi. Mugume kuri channel yacu Miss Theoni rero mwunguke byinshi, ibitekerezo byanyu, inama zanyu turabikeneye.